Twabasuhuje, iyi ni MT22 Music nkuko mwimenyereye, kandi turabishimira cyane bashuti bacu abakomeje kudukurikirana ku mbuga nkoranyambaga, ndavuga kuri YouTube, kavuga kuri TikTok ndetse na Facebook. Ndabashimira cyane abanyeshuri mukomeje kwiga mu kigo hano muri classe, ndabashimira cyane by'umwihariko abakomeje kwiga online, abadiaspora batandukanye, ndabishimira. Imana ibaha umugisha cyane uburyo mukomeje kwiga, kandi bintera ishema cyane kwa kundi mujye mwohereza utu video tugaragaza uburyo mwakoze isomo nk'abahirindi. Ibyo bintu tubije binezeza muje mubikora. Narababwiye ngo mbikora taravuga ngo no kwigisha gusa cyangwa se n'ubwarimu gusa, ahubwo mba numva biryoshye. Kwigisha nibyo bintu numva binyohera mu buzima bwanjye. Nagerageje byinshi ariko nkumva nibindi mbo bikanga. So music rero n'umuhamagaro wanjye. So rero iyo mbigishije namwe mukanyohereza mukagaragaza uburyo mwize, biranshimisha. Mwumve ko binshimisha. Abiga gitari acoustique, abiga solo, abiga bass, abiga piano, mu byukuri ndabishimira cyane kandi mu buryo bukomeje imbere. So uko bukene ko bwije niko ngenda ngira inzozi nziza zo kubategurira ibyiza, kubaha mu minsi yose mu nyifuza. Nshimira abari mu benshi batandukanye bari mu gihugu cy'u Rwanda, abari mu bihugu bitandukanye bakomeza gukurikirana iyi channel. Mu byukuri bari mu beza, ndabakunda kandi ndabishimira. Imana iho mugisha. Narababwiye ngo ibyo nabanzi mubona mfite nabafashamo, ndahari kubafasha kugira ngo turebe ko twazamura abantu Imana dushyize imbere, kubigisha kugira ngo tubigishe ibiri ngombwa kandi tubigishe ibyanyabyo. Imana ibagira neza. Rero uyu munsi rero ndashaka kuvuga ku kintu kijyanye no gutwi. Abanyeshuri benshi
bakunda kuza hano muri classe baza bashaka ko ari njye bigisha cyangwa se hari n'abandi barimo babigisha, ariko kandi ikibazo bakunze kumbwira cyane nicyo bita ugutwi. Ugutwi abandi babyita oreille musicale, abandi bakabyita résonance, hanyuma mu by'ukuri ni amazina menshi, ariko ni kwa kundi umuntu we yibwira kugira ikintu akora, kugira ikintu acuranga, ataravuga ngo ni indirimbo bamwigishije, okay, atari kuvuga ngo ni ibyo yize gusa gicuranga, ahubwo kuvumbura bishobora kuza ryari. Okay, twagerera isomo rikungahaye cyane mu gufungura ugutwi k'umuntu nicyo bita progression. Niryo somo rya mbere na mbere kuri gitari ribasha gufungura percentage ziri hejuru ugutwi k'umuntu. Bitewe n'iki? Indirimbo ikozwe nicyo bita progression, ni impuza chords, ni impuza majwi, guhuza amakode yawe hanyuma akabyara injyana. Akenshi duhera kuri majeur. Amanota ya majeur agendana na yahe? Uko indirimbo nyinshi yabarizo mu gitabo, cyane cyane mu mutwe nk'abakristo, indirimbo zo mu gitabo nyinshi zikozwe mu manota 3 yonyine gusa. Iyo yahuje ubasha gucuranga indirimbo hafi ya zose zo mu gitabo, yaba ari cy'abadventiste, yaba ari icyo twitanga cy'abaproso, na katolike, harimo indirimbo nyinshi cyane zijyanye na mineri gusa. So inkingi zikomeye muri muzike ni amanota 3 ya majeur. Urugero do, okay, ndetse na fa. Ifa crest kuri acoustic niyo yemewe, ni nayo iremewe, ariko akenshi ikoreshwa mu gitari za solo, okay, ndetse tugakoresha na sol, do na fa na sol. Umuntu wese wize ko aya manota ya majeri ajyana, ariko ntakora imyitozo ajyanye n'uburyo aya manota ajyana, imyitozo ubwo ni practice, ku buryo yavanamo incurango runaka abantu bakaba babyina hariya, uwo muntu utarabikoze ntabwo umuti wo gufungura ubwonko ukora na gato. Okay, niba wize urugero country music, sibyo? Iyo ni do ndetse na fa, sibyo? Do ndetse na sol, sibyo? Tayari urumva iyo ni injyana ubwayo umuntu yabasha kubyina, umuntu yabasha guhimbiramo indirimbo runaka, ariko is not the song, ntabwo ari indirimbo, ni injyana. Iyo njyana rero abenshi ntabwo babanza kwiga injyana, usanga benshi baje hano baragize ikibazo cyo kumenya ngo amanota ajyana naya, hanyuma ntibakore icyo bita progression practice, ntibakore uko kugenda, uko kuvangwa kw'ama chords, hanyuma bagahita bajya mu ndirimbo. Indirimbo ntabwo ifungura ubwonko kuri percentage zanyazo, ifungura ubwonko kuri yo gusa yonyine gusa, ifungura percentage nkeya mu bwonko. Ariko icyo bita progression, urugero wenda niba 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 1 2 1 2, so muri make urumva iyi njyana yonyine gusa kuyikora muri do, warangiza ukajya muri re, ukamenya ngo amanota yo muri re majeur na yahe, na 3 na yahe, ni re na sol na la, sibyo? Re na sol na la. Langira ngo abo twiganye muribuka impamvu tuyikanda gutya, murabyibuka? Hari n'abakanda gutya, nabyo murabyibuka? Hari n'abakanda gutya, iyo byose nibyo, ni position nziza. Ariko impamvu iyi ngiyi ikungahaye nuko hari melodies zitandukanye, icyo bita iterambere rya music, iterambere ryo gucuranga gitari bisaba kuba sensitive, bisaba kumenya icyo twakwita positions zagutse kuruta izindi zo kera twakoraga bitewe n'amagitari manini twa dufite y'ama classique.
wasangaga ari n'ahanga ku buryo washyiramo intoki zikakwirwamo, ariko hari abantu bafite intoki nini ku buryo bashyira muri iyi acoustic yaje iyi ngiyi ugasanga ntago zijyamo, imirya irasarara hejuru yayifashe yayikoze ku mirya yo hejuru, ugasanga ibintu ntago bitunganye, ntago bigeza gute, ntago bitunganye. So niyo mpamvu iyi umva nk'iyo melody, okay, ariko ugize gutya kugira ngo ukore ibintu nindi gukora, aka gatoki ntabwo gafite imbaraga zo gukora ziriya melody nindi gukora, kandi cyane cyane muri worship, mu ndirimbo zituje hakunda gukora izo. Urumva? So hakunda gukora bene izo njyana. None ndi kwibaza ngo ese ukanze gutya wabikora ute ko ngaka agahera nta mbaraga gafite? Ese ukanze gutya aha ko nta kintu gihari tayari urabigenza ute mwana wanje? Icyo gihe ni mpamvu nkwigisha position zose kugira ngo nitwagera muri melodies tubashe kuba twebwe ubwacu twarabonye inzira twakuramo ibintu neza ku murongo. Aho ni muri MT22 Music, aho niho twagufasha mu buryo bwagutse. Icya gatatu, bantu banjye mushaka kwiga level iri hejuru ya gitari, yes, dukomeze dukora imyitozo, twemere tubabare, twemere niba navuga kuba barasimbizi, okay, bitugore kugira ngo tuzamuke kuri level iri hejuru. Ushaka kugera hejuru gasongero arazamuka ku rugendo rurerure cyane ku musozi kugira ngo azagere hejuru aho ashakwa cyangwa ashaka kugera. Rero rwose ndabinginze, icyo bita progression practice ni ukumenya uburyo amanota akorana. Bwa mbere na mbere ukamenya rwose majeri zawe neza, ukazimenya neza, kuko ni handi hazaza. Okay, twarayibonye aya manota ukumva ngo ni Yesu wanjye ko mandime Imana ishimwe cya, ukasanga iyo ndirimbo isi korohera ije yicaye ahantu yateguriwe. Gukora progression mu ndirimbo mu by'ukuri namakoza, kuko ubwonko bwawe bwose bwita kuri iyo ndirimbo gusa, ariko iyo ukoze progression ubwonko bwita ku isomo rya progression, hanyuma ubwonko bugatangira kugenekereza izindi ndirimbo. Abenshi muri country music bahita babona Don William, yes, okay, ugasanga ubwonko butangiye kubereka indirimbo byenda gusa koko. Icyo gihe ubwonko bwawe buri bumeze neza, buri kugenda bugenekereza. Icyo gihe nuko wize isomo ukarimenya neza, ukumva rero kuryoheye, rigatangira kugenekereza. Icyo gihe rero iyo part yo kugenekereza yitangiye gukora mu bwonko, inshuti yanjye, imiyoboro y'ubwonko ibiri gucika cyane. Ko twego barimo tubikora, ubwo ndavuga barimo cyane cyane bagiye mu bintu bya music therapy cyangwa se bagiye mu bintu by'ubwonko, imikorere y'ubwonko. Akenshi tubikora tugenda tugenzura umunyeshuri wacu ko agenda azamuka muri iyo mitekerereze, muri uko gusobanukirwa son cyangwa amajwi. Ibyo bikora bite sasa? Ibice by'ubwonko bwabyo biba ari byinshi, birakorana. Hari igice gishinzwe coordination, hari igice gishinzwe icyo bita guhuza ukuboko kw'iburyo ndetse no kw'ibumoso kugira ngo bibyare ikintu kimwe gisobanutse. Hari igice gishinzwe kurema indi miyoboro mishyashya itariri mu bwonko kugira ngo ukore ibintu bya noneho utuje. Cyagera rero kugira ku mirya cyasarara, ukumva ubwonko kubwiye gucuranga do ariko ukumva birasaraye. Icyo gihe ni inzira ziba ziri gucika z'ubwonko kugira ngo bya bintu byawe ejo wundi uzabe ubikora neza. Niyo mpamvu twebwe barimo ntabwo ducika intege, kuko tuba tuzi neza ko umuntu ari kugira ngo agerageze ubwonko buce ya miyoboro mishyashya atarafite. Icyo gihe rero abarimu bazima babona uburyo batwara abanyeshuri babo. Hari ababikora vuba, hari n'abandi babikora mu buryo butinze. Icyo gihe turabamenya kandi tukamenya
Ikindi hari amasomo, reka mvuge kuri iki kintu kivuga ngo hari abantu baza kwiga basanzwe bafite impano yabo maraso, ugasanga ni igisanira cy'imiryango. Hari n'abandi baza kwiga ugasanga ni impano yakunze, yarabikunze rwose, arabishaka kandi akabyiga akabigeraho. Icyo gihe rero amasomo do wa wundi w'impano n'uburyo yirukanka ntabwo ariko wa wundi wabikunze ashaka kubigira umwuga mu by'ukuri biza vuba na vuba, ahubwo nk'umwarimu bisaba guhindura icyo bita strategies. Hari n'amasomo ashinzwe guha abantu bafite ubwonko ariko bitari impano, ahubwo bashaka kurema iyo mitsi kugira ngo bagere ku kintu bifuza. Aho ni muri MT22 Music, mwaduhamagara de nimero ziri hasi aho ngaho kugira ngo tubafashe mu buryo bwose kandi bwifuzwa. Okay, tuziga byinshi, birahari byinshi byo kwiga, ariko ushaka gukurikirana amasomo neza mu buryo bwiza, cyane cyane abakunda kumbaza inshuti zanjye, abashaka kwiga online, mwahamagara kuri telefone ngiyo hasi nabibabwiye. Rwose niteguye kubafasha no kubigisha, kandi hari benshi cyane bafite ubuhamya bishimye, bari kunezerwa, batangiye cyangwa se bageze kure cyane kuri iyo level. Hari abashoje bari hanze, hari bari mu Rwanda bashoje, so hari abanyeshuri bashoreje hano mu kigo, hari n'abandi bakiga bageze kuri level nziza bifuza bakunda. So rero namwe mukomeze mubikore, kandi abatarakora subscribe rwose muyikore, ni support cyane kuri iyi MT22 Music, ndetse videos nta kibazo muzisharinge, turabemereye. Hanyuma ibintu bizagende neza, ni nkwigisha ndakwinginze, ndashaka nawe wigisha abandi. Niyo mpamvu nkunda kubabwira ngo mbabarira wigisha abandi, kubera yuko iyi mpano Imana yaduhaye ntabwo ari yusa, ntabwo ari yo kwicaza, ntabwo ari yo gukora gusa, ahubwo niyo guha abandi kugira ngo tugere aho tugomba kugera. Imana ibagirire neza. Yes. 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 murakoze.